nge ndamuvuga nk'umuntu muzi, ndavuga Minister Bamporiki Edouard nk'umuntu dukinana mu runana, nk'umuntu ufite uburyo amuzimo n'iki. Umuntu muhura mwese mwambaye ubusa, kumva umugore wawe mukorana ibyo bintu, umugabo wawe yagiye kubikorana n'undi muntu, harabiyahura, harabagira gute, nyamuneka ntazibana neza komanya amahembe, ushaka guhemuka buryo cyase ubundi turi abantu ntituri mwishutira mwisi, ariko ikintu cyo guca inyuma abantu bakireka. Ariko nanone tugiye mu buzima busanzwe, Kid n'umugabo bararongora, tubivuga amazina yabyo, bararongora abandese. Nibabona ari kibazo cya Miss Rwanda, nta uramukobwa ararengana, yatanze ibyo yahawe, yatamitswe uburyo bamutamitse n'iki hari kintu nangiye kurenzaho n'iki, ariko sorry. Ariko nanone tunashimire Muheto, nimba koko bira bintu. Right, JALAS Official TV, reka tubasuhuze, tubifurize kugira ibihe byiza, tubahe ikaze mu biganiro bitambuka hano kuri JALAS Official TV. Umunsi ku munsi tugira ibiganiro bishingiye ku kubaka societe, tubinyujije mu busesenguzi butandukanye, ku nzobere zitandukanye ndetse n'abantu bafite icyo bavuze kuri izo ngingo. Uyu munsi natumiye Sibomana Emmanuel, amazina ye bwite uko ayakoresha kenshi, ariko akaba na Patrick wo mu runana wateye inda ariko ikitirirwa undi makuru. Urabivuga nk'uwateye inda. Iranda wateye mu runana wiri gucyurira muhira. Urabivuga nk'ufite experience mu gutera inda. Iranda wateye. Iranda ni yawe bro. Reka tubihanga amaso. Iranda si yawe. Reka you never know. Urumva? Uwo rero niwe turi kumwe uyu munsi, muramuzi cyane, ariko by'umwihariko akaba yaranakinnye amakinamico, ariko n'ubwo bakibikora. Bivuze ko umugabo witwa Kideyo cyangwa se Bwana Bamporiki Edouard afite aho aziranye nawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu mugabo mubona imbere yanjye ni umunyamakuru ugera imbere ndani ku buryo nshobora kuba mpamya ko ari we muntu ufitanye amafoto menshi n'abasitari bageze mu Rwanda hafi ya bose, ariko ntabwo ari bose. Nanjye nongeyeho hafi ya bose. Ibyo byose rero bimwemerera kuba ashobora no kuba afite ubwino runaka twe tudafite. Nkunda kubona statize aca amarenga, ibintu bya trending ukabona avuza akantu ariko akikomereza. Yakoze mu biganiro bigiye bitandukanye by'imyidagaduro ndetse na n'ubu n'ibyo akora. Patrick Sibomana Emmanuel, uraho neza? Muraho neza nyakubahwa Bwana JALAS. Umeze neza? Na cameraman ndamusuhuje. Ntitwaherukanaga. Sha byose ni nabango ni ingaruka za COVID cyane intambara muri Ukraine na kwa Putin. Byose bihuriramo. Oya ngira ngo ntabwo ari ntuza COVID, ahubwo ubu ngubu nibigena n'ira ntambara, ibiciro byarazamutse, ubuzima burayenda buhenda ku isi yose, si mu Rwanda honyine. Ariko tugomba baravuga ngo intore ntiganya ishaka ibisubizo, no mu ishyamba ry'inzitane ishaka inzira. Guheruka ku Isango Star kuri The Choice Sibo uburihe? Ubu ngubu uretse kuba ndi umukinnyi w'ikinamico runana, ejo nari nagiye gukina ikinamico mu ndamutsa za RBA kuri Radio Rwanda. Ubwo niza kinamico zinyuraho ku wa kabiri 2:45. Ubu nta gitangazamakuru kiri official mfite ku Isibo TV, narahavuye no ku Isango Star niho nakomeje ndahava. Ubu nimo kwita kubaka social media zanjye, arimo Sibomana Emmanuel, Instagram, Twitter Sibomana_Emma, no gufasha abandi kuzamura social media zabo, kuzamura aba followers byose. Ari munsereza ngo miliyoni y'abaviews. Nabonye hari post washyizeho rwose. Urangije ubikora nka Harmonize. Ariko se nase barayirebye. Kuki abantu batumva ko umunyarwanda yagira miliyoni? Use SHADDY ntafite miliyoni y'aba followers kuri Instagram. Wowe wagize ya views. Ya views kuri Instagram. Sio. N'abanyarwanda barareba. Tugutinye. Ya gusa ndibyo navugaga,
mfasha abantu batandukanye by'umwihariko abastari kuzamura social media zabo ari byo by'aba views bavugaga kuri YouTube, Instagram, Twitter, aba followers n'iki ni boosting, ntabwo ari ukwenda abantu bayirebye icyo bita boosting, byose ndabikora umuntu ashobora kunyegera nkaba namufasha. Okay. Kandi biremewe. Ya ntacyo ibyo ngibyo turaza kubisorezaho neza tunabyinjiremo utubwire n'uburyo ushobora gufasha abantu wenda badukurikiye ariko wenda kubera ko twagutumiye nk'umukinnyi w'ikinamisho reka ngaruke n'ubundi kuri saga n'ubundi cyangwa se trend cyangwa se ku bihari cyangwa se ku nkuru iri kugarukwaho yihagarikwa rya Bwana Bamporiki Edouard ku mirimo ye. Ntekereza ko nka Patrick uzi Kideyo hari byinshi watubwira kuri uriya mugabo kurusha undi muntu wari wese. Ntabwo nabona none ngo kurusha undi muntu hore wese kubera ko afite umuryango abo bakorana mu buzima bwa buri munsi. Nge nibaza ko mpura nawe nibura rimwe mu kwezi tugiye gukina ikinamico runana. Nge ndamuvuga nk'umuntu muzi, ndavuga Minisita Bamporiki Edouard nk'umuntu dukinana mu runana, nk'umuntu ufite uburyo amuzimo n'iki. Ntabwo nawe navuga ngo muzi kurusha abandi bantu bose kuko hari abo bakorana mu buzima bwa buri munsi. Nge duhura rimwe mu kwezi. Ikindi hari abo mu muryango we bamuzi cyangwa se madamu we, urumva ntabwo navuga ngo muzi kurusha abantu abo bose ntabwo byashoboka. So ngewe rero uburyo muzi byanze bikunze ni Minisita nubwo uyu munsi bamuhagaritse n'iki, ariko ntekereza ko n'umubyeyi kuba yafata umwana akamunyuzaho akanyafu, ibyo no mu burere mboneragihugu biremewe bijya bibaho, natwe batunyuzaga akanyafu n'iki. Muzi rero nk'umuntu usabana n'urubyiruko, byanze bikunze ubona ko mu runana turi abantu bo mu ngeri zitandukanye, harimo urubyiruko, harimo abana, harimo abakiri batoya, ujya wumva harimo n'abavutse, harimo n'abantu bakuru ba Bushombe ba Kankwanzi n'iki. Ariko Bamporiki Edouard Minisita muzi nk'umuntu usabana n'ingeri zose z'abantu. Iyo ageze mu rubyiruko ahinduka urubyiruko, yagera mu bakuru akaba umuntu mukuru, yagera mu bantu bibashye akaba wibashye n'iki. Ntago rero numva ko ndumva hari abantu wenda bakagombye kumwigiraho ikintu cyo guca bugufi. Tuvugisha ukuri, turebye mu buzima buri generali hanze ahanga hari ukuntu na cyane mu isi y'abastari, urazi ko na wenda mu buhanzi nawe agaragaramo. Hari ikintu kitari cyiza ngiye mbona mu bahanzi bacu, ubwo yimvuza abahanzi hazamo na filime, ikinamico n'ibindi byo mu bwamamare n'iki, aho umuntu yatangiye gutera intambwe itayishyira hejuru. Ariko navuga ko Bamporiki ari umuntu usabana n'abakajya ubona niyo ahuye n'urubyiruko rutandukanye n'iki, ubona ari umuntu usabana, ubona n'akuntu bajya bamwataka kuri Twitter n'iki, ntabatuka ahubwo akabasubiza mu bundi buryo nabwo busekeje mu kinyarwanda kizimije. Nubwo buryo muzi, cyangwa se no kubanda nimba turi nk'abakinnyi b'urunana twagiye gusangira, nawe akaza ugaciringa, mugasetsa, mugatebya, icyo bita gutera ubuse, ukamutera ubuse ukamuserereza, nawe akakwishyura kimwe mukamera nk'abavandimwe. Ntekereza ibya Minisitiri bikaguma hariya, ariko yagera mu buhanzi nawe akaba umuhanzi. Ni gutyo muzi. Yego. Okay. Ndumva n'ubundi wa mugani muzi mu buryo buri rusange, ariko nawe ufite ibitekerezo byagutse kuri kino kintu, uri umunyamakuru urakurikirana. Nyuma y'ibyabaye, nyuma yo kubona itangazo, inkuru wenda zagiye zikurikiraho ari izishingiye ku busesenguzi, ari ibyo bagiye bazana amavideo ibiki ya kera, ari ama event yagiye agaragaramo, ari n'ibindi bagiye babisanisha cyane n'ikibazo yagize. Ubivugaho iki by'umwihariko nk'akavideo ka Aria? Ntabwo nakabonye ako yavuze Kidebe kabaye cyane. Erega ikintu nanone ejo nabibonye kuri social media, ku mbuga nkoranyambaga, ngira ngo nawe uri umwe mu bantu bareba status zangeze kuri WhatsApp. Ikindi aba social media nyine zirandika, ariko ngewe ku giti cyane nk'umuntu urazi hari byegeranye nagiye nkora by'isoko bw'amamaro, urabizi cyane, nagiye nkora ubushakashatsi ku bintu bigendanye n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga social media. Buriya bavuga ko ibintu binyura ku mbuga nkoranyambaga 70% biba ari fake news, 30% nibyo biba ari ukuri. So nge rero ntabwo nizerera cyane, nubwo nzibamo nzicuruza ngira gutenda mva n'amayibirayo ko nizerera cyane muri social media. Nizera wenda kwitangazo nkarari official ryasohowe n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe rigaragaza hano ryaturutse n'uwarisinyeho n'iki, kwa kugiye kujya ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo uribuka
akavido kigeze guteza saga muri no Kigali kavuga kuri Apotre Gitwaza bakasa akantu gato k'amasegonda nka 10 bavuga ngo ninjye muhanuzi wenyine niki ariko abantu basobanukirwe bamenye imikorere ya social media niki ku muntu wenda ndabihuza nakamaze ngira ngo ni ibyumweru bitatu ga trendinga ka Miss 2016 Mutesi Jolly avuga ngo abagabo ni nyana zimbwa uribuka ko nwango bafata agace gatoya bakakexpose gagashyira hanze ni nkuko n'umuntu ashobora kuza mu kiganiro cyanjye ashaka kunyitendekaho agakatama agace gatoya ariko mu by'ukuri ndahamagara abantu bagiye bumva ikiganiro cyose n'abantu bakurikiye JALAS official bakurikiye ikiganiro cyose nibakirangiza babone gukomentinga kubera ko kumva agace gatoya ibyo byidebe niki social media nyine narize z'umuntu ku giti cye kandi bari abantu banandeza kuri social media ntabwo mpagaze ko ntabwo ndishobora kuba afite experience mu by'imbuga nkoranyambaga n'itangazamakuru ko itangazamakuru rifite ukuntu rikora n'iki ntabwo rero nahamanya nabo ariko nanone ni uburenganzira bwabo ikindi igihugu cy'u Rwanda murabizi ko kiri gutera imbere mu bintu bigendanye n'iterambere cyane cyane ikoranabuhanga internet tunashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu iyo bitaba ubuyobozi bw'igihugu cyacu ntabwo wakagombye kuba ufite kamera uri kunganiriza ntabwo wabasha kwa uploading icyo kiganiro urabizi hari abantu tujya tuganira bari mu bihugu bitandukanye bya Afrika nkabona se Instagram murambona gutya ati reka da Instagram ni iby'abakire n'iki bagaragaza ko internet ihenze so tujye tunashimira n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu rero ariko nanone ku mikoreshereze ya social media tube maso ko hanyura amakuru y'ibihuha naririyo tumenye gucukumbura n'iki kuri uyu munsi ushobora gusanga bavuga ati JALAS yagize gutya na gutya ariko mu buzima busanzwe bari ugasanga ntabwo wabikoze uza abantu hanze anga ntavuze amazina ba fakinga life expensive ubuzima buhenze kuri social media ariko ugasanga ubuzima busanzwe araryo dukima na capati cyase araba muri gate ariko ugasanga ari ahantu muri vira ahantu hateye ubwoba social media rero rimwe na rimwe zitanga amakuru atariyo nubwo nanone harimo ayari ariko igice kinini abari fake news mbere yuko umenya ko ari fake news ugize ugwa mu mutego wo kwizera social media kuzizera ngewe amahirwe hari ikigo bitaga ngira ngo cyavuyeho Media High Council ikigo cy'itangazamakuru ngira ngo byose babihariye muri Rwanda Media Commission kuko nanjye ndi umunyamuryango wa Rwanda Media Commission ifite na press card bigaragaza bigeze gutegura amahugurwa y'abanyamakuru mu kwiga ku bintu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga ndibuka ayo mahugurwa na yago yararimo batwigisha nyine social media icyo ari cyo zikora gute wazibyaza umusaruro gute ibibi byazo ibyiza byabyo hari mu mwaka wa 2017 n'iki ntabwo rero kubera izo nyigisho nkanjye urugero iyo mbonye internet ntabwo ishira ndi kureba ngo video n'iki mba ndi kwiga kugira nibura iyo internet ishire nyibyaje amafaranga n'ubumenyi kugira ngo ko imitego yo kuri social media ni myinshi njya mbwira abantu nti umuntu ukinisha social media atarazize atarabihuguriwe adashaka no kubimenya kuko kuba utabizi si ikibazo cyawe ariko no kuba udashaka kubyiga ngo bisobanukirwe none umuntu utazi bya social media adashaka no kubyiga abameze nk'umuntu ufite imbunda irimo amasasu atarize kurasa atarigiye ku ikosi yo kurasa n'iki byanze kunze nayicokoza natirasa arasa bagenzi be n'iki ndisi nyumva n'imbuga nkoranyambaga urubyo kuri social media haraza habahinde abanyarwanda barundi abazungu b'ingezi n'isi nyine ni muyindisi nango nureba nabi hariho abanyamitwe hariho indaya hariho abacuruza ibiyobyabwenge hariho abacuruza abantu ibyo byose bibera ku mbuga nkoranyambaga abacuruza igitsina n'iki habaho ibintu byose ariko n'abantu beza bariho abantu babagira neza bavuga itanga ivuga butumwa n'iki ngira ngo ubungubu hari umuntu twahuze tuganira nari ngikora ku Isango Star ngira ngo naranamuzanye Philip niba muhostinze icyo gihe akorera ibigo bine bikomeye akorera Google YouTube Instagram na Facebook yarimo agaragaza ko mu gihe kiri imbere yagaragaza ko ano mateleviziyo azahomba ano mateleviziyo mvuga ngo anyura Star Times Canal DSTV ano mateleviziyo nyine ngo televiziyo niki azahomba kubera ko ngira kandi ubu ngubu byaratangiye ubona ko uramutse uganira n'abantu bashinzwe marketing mu itangazamakuru rya televiziyo bakubwira ko publicité bakiraga mbere yuko inkundura ya YouTube yamamara mu Rwanda mu mwaka wa 2018 nubwo mbere yaho YouTube yakoraga ariko dusa nk'abo dusinzire nanjye ndimo icyo gihe publicité bakiraga zitandukanye n'izo bakira uyu munsi usha gusanga uyu munsi hotel nzaka taraboneka iza gushaka
twandika JALAS official ati nawe ujye twamamariza ayo mafaranga Hii bakajyanye Urban Hotel ngira ngo nahantu heza ubona hano uhaza nzahazana umusheri wanjye ni sawa cyane nzahaza umusheri wanjye kuri rwose date nawe arankurikiye ndamushanga kino kiganiro nzahamuzana ntabwo narinzi ko ufite sheri ndamufite sani uriya twaratandukanye ahantu ni heza rero uzahazana sheri wawe bro ahangaha ikindi n'abandi bahamuzana ngira ni mu Kiyovu ni mu Kiyovu ni ahantu heza cyane ushobora kuba wasohokera n'umukunzi wawe n'undi muntu kuko harimo amaofa menshi cyane kuri birthday umuntu ntabwo bamwishyuza wagize birthday abandi bakonsomye barishyura abo yazanye ariko we ibyo yakonsomye bari free uko byumva ko ntari avantage kuwa kabiri haba promotion yitwa Dice uzi wa kakantu bakaraga kakazana rimwe ku mpande nyine iyo utomboye kuri 6 ubwo bugabanyije 60% ya facture wa consommer iyo utomboye kuri 5 50% ibaza ukonsomye 100 kwishyura senkani oya ahantu nge nahakunze nge najyaga mpanyura n'icyo ariko hahanza hanyura gute ubundi hari ukuntu itangazamakuru hajya haba nk'inama bagadutumira mu mahoteli n'ititiye gukora inkuru ariko hano ntari ahinje najyaga mpanyura nitambukira nzahinjira gute aha rero niho muri Urban Hotel JALAS official arahinjije nawe ubyubahirwe nibyo rero hanyuma rero twikomereje Sibomana uri kuvuga ibintu abantu bakeneye kumva kubera ko twese turi kuri cyangwa se turi kuri social media sibyo niho hantu ubu turi kubarizwa benshi uvuga iki ku myitwarire rero y'abamwe ugendeye ku masaga maze iminsi ariho hari Miss Rwanda hari itabwa muri yombi rya Prince Kid hari Ndimbati hari n'uyu Bamporiki sa nk'ubisanisha ugendeye noneho n'uburyo abantu bari bakitinga kuri social media kuko biri mu bintu abantu bamwe bagenda biramanta bati izi social media nizo ziri gufunga abantu. Social media ntabwo arizo zifunga abantu ahubwo nuko turi mu isi ikoranabuhanga ngira ngo mu Bushinwa byaratangiye aho abashomeri babaye benshi ngira ngo mu Rwanda ntiturarugeraho aho usanga abashomeri barabaye benshi kubera amarobo n'iki nk'ibintu hari ikigereranyo nakoze cyo kuri company iteye ubwoba abanyamerika bita Huawei biterwa n'urimi ubivuzemo ni company ikomeye ngira ngo ubungubu niyo iri gutegura cyangwa se iri kunononsa no gushyira mu bikorwa ikoreshwa rya internet yihute yitwa ya 5G ni ukuvuga ngo hakora amarobo ibintu byinshi bikoreshwa n'amarobo no mu Rwanda rero ni ukuvuga ngo ibintu by'imbuga nkoranyambaga suko na mbere nda ibyaha bitakorwaga n'iki ngira ngo no mu gihe cya Bibiliya bamwe twizeramo ngira ngo abanyarwanda nyamwinshi ni nubwo ntafisi pourcentage abenshi n'abakristo ariko muri Bibiliya nabwo ibintu nk'ibyo by'ibyaha bitandukanye byarabaga n'iki so kuba rero umuntu bamufataho cyase inzego zibishinzwe zamukurikirana icyana harunaka icyambere imbarizo nzego nimba ari RIB n'urugero bari mu kazi kabo nimba nuwango nkuko umukozi wa RIB azinduka agiye kugenza surwego rw'ubugenzacyaha ni nkuko nawe umunyamakuru uzinduka ugiye gushaka umuntu utunga mikoro umubaze ni nkuko nundi nongo na buri muntu wese n'akazi ke so ntekereza ko rero abakurikiranaho ibyaha runaka imbuga nkoranyambaga ukuntu nyine zibyoroshya n'iki kora ko uzarebe nko mu gihe cyashize zira mapuro twite z'imihondo cyase n'urwara yirusohotse nimugoroba n'iki ubona kuntu bitabyihuta nkange ndushyize kuri status nibura status zanjye zireba n'abantu 500 ku munsi 520 muri bazirebye bagahita barukuraho nabo bagahita bashanga aha iwabo n'iki gusa nyine urumva bataba kuri social media n'iki urumva bategereza kubyumva kuri radio y'igihugu cyase n'irindi tangazamakuru ritandukanye n'iki suko rero n'ubundi imbere ibyaha bitabaga n'uyu munsi biraba turi mwisi ntabwo turi mu ijuru nitugera mu ijuru ku bantu basenga niho tutazabona intambara tutazabona ibyaha ntituzahasanga nta kintu kimwe bizari gusingiza Imana tuzahora turamya Imana tuvuga ngo urera imyaka ibihumbi n'ibihumbi ubuzira herezo nongo rero mu gihe tukiri mu isi ntibyagutangaza kuba wabona umuntu ari mu kibazo runaka bamufunze yarwaye kwa muganga n'iki kuri polisi hafungiye abantu n'iki niko innocent imeze ngira ngo ubona no muri Amerika za Hollywood narimo mbwira ku bisaga ya Miss Rwanda n'iki no kuvuga ngo wenda nkokuru nubwo wenda mvanze ariko reka nabyo nabivugaho nk'igihugu kiri kuzamuka mu iterambere birumvikana irasaga Miss Rwanda ni cyasha ku gihugu ariko no tugiye mu isi y'ubwamamare mu bigendanye n'iterambere ry'ibintu by'abastari bijya bibaho no za Hollywood ubona cyase mwagiye mukurikiza skandali zagiye ziba muri Amerika n'iki uyu munsi ikintu kiraba kigahita gisandara hirya no hino ku isi
ariko atazagira ngo bajya ngo New York ntabwo yubatswe umunsi umwe numva izina Jay-Z numva izina Beyonce Kim Kardashian bari hana n'iki ujye ukurikira za skandali bakoze n'iki ngira ngo uribuka umugabo wa ntuza wa Kris Jenner ukuntu yihinduje igitsina mbere yari Bruce Jenner nyuma bantuza Kylie Jenner izo ni skandali zagiye ziba tekereza bariya bantuza Kendall Jenner na Kylie Jenner kumva papa wabo yari ngo bafite bamama babiri nongo izo ni za skandali zagiye ziba hanze ahangaha n'iki no mu Rwanda rero nyine igihugu kiri gukura mu iterambere bijya bibaho nta gitangaza gusa nyine tujye mu ruhando rw'ubuzima bwa buri munsi politiki n'iki urumva ni cyasha ni isura mbi ku gihugu ariko mu myidagaduro n'ahandi hirya no hino ku isi bijya bibaho okay imyitwarire y'abazikoresha y'abazikoresha iracyarimo ikibazo gikomeye cyane kubera ko rimwe na rimwe duhora dukomporeninga ntaje abantu bataza komporeninga uyu munsi ushaka kuzanga wateguye ameza ibiryo bihari n'iki ugasanga abantu barimo bakomporeninga ngo kutabapfundira ibisoro n'iki abantu ino si turagoye gusa wenda mbere na mbere ku bintu bigendanye n'ikoranabuhanga mbere na mbere leta y'igihugu nimba leta y'u Rwanda cyangwa se leta y'ikindi gihugu bitewe n'umuntu udukurikirana aherereye niyo mbere na mbere igomba kubigiramo uruhare ariko nka leta y'u Rwanda nta kintu yayishinja kubera byose iha karibu iha welcome abashoramari bazana ikoranabuhanga internet amatelefone smartphone bagerageza no kushaka kuburyo ki bazana buri cyiciro cyose ku buryo umuntu wese amafaranga afite ajya online ajya kuri internet n'ubwenda hari abantu batari babashaka kuzijyaho so ku ruhande rwa leta nta kintu yayishinja bakoze ibyo bagombaga gukora ikindi ku ruhande rwa twebwe tuzikoresha ni twebwe mbona tugifite ikibazo kubera ko buriya imbuga nkoranyambaga urabona ko ngira ngo abantu bari kurangiza amashuri ni benshi aho ugasanga abantu barakomporeninga bati akazi karabuze nibyo koko karabuze ariko nanone iyo bavuze ngo twihangire imirimo dushake imirimo n'iki why not tutaza kuri social media dushakisheho amafaranga n'iki ushaka gushinga YouTube ushaka gushinga n'iki iyo myitwaro bavugaga rero haracyarimo ikibazo cy'abantu badashaka kumenya hari abantu badashaka kumenya badashaka kujya kuri iryo koranabuhanga ngo kuko ntabwo wacuruza ntabwo watera imbere utiga kandi kwiga bavuga ko ngira ngo hari kaminuza bajya ngo ikomeye ngo Harvard muri Amerika n'izindi kaminuza zitandukanye nizo mu Rwanda n'iki abarimu bose abaprofessor bagize gute bategurira ubushakashatsi bajya muri Google buri harimo hakora ibintu byose twaba twibaza n'iki na YouTube Google na YouTube hari ibintu byinshi twaba twibaza n'iki so bagenzi bacu rero urubyiruko n'abandi bakora by'umwihariko urubyiruko ntibashaka kwiga ntibashaka kujya kuri internet biba bibaje iyo usanga nk'umuntu uza yuri muri bisi utashye ngiye ntega bisi sinjya ni mbeshya usanga njya mbona ngo njye sinatega bisi natega moto n'iki urumva biterwa n'igihari niyo n'imodoka nayitega taxi voiture ko inshuro nyinshi ntega moto na bisi kandi ntacyo bintwaye ariko birambabaza iyo mbona abantu mbona bari kuri social media nyine bari kuri smartphone bafite internet bafite iyo smartphone ariko ari kuri status arimo arareba abashwanye abatandukanye barimo reba Instagram abari live bavuga bya bigano nyine ntabwo ndinda kuvuga urumva ariko mu by'ukuri ugashaka umuntu waba urimo gusoma nka article y'ibintu by'ubwenge n'iki wenda ashobora kuba atazi icyongereza ariko hari ibitangazamakuru hanze ahangaha byandika mu nkuru zanditse n'iki mu kinyarwanda n'iki wasoma bikaguha ubwenge n'iki ariko kubona umuntu ninde se ubyitayeho nta muntu ubyitayeho ubuse leta nimba yarazanye abashoramari bagashora imari mu Rwanda bakazana ikoranabuhanga internet yihuta n'iki bazaze no kuri buri muntu bamuhe umupolisi uzajya umwigisha ukuntu bafata telefone uburyo bareka kujya mu bintu bidafite umumaro n'iki aho ni ku ruhande rwa buri muntu n'iki abantu bameze nk'abasinziriye none harimo n'abandi basa nk'abafite ijisho rihunyeza n'iki ibyo bigafata no mu isi y'abastari kubera ko ntabwo uzafata social media ngo ujye kubibaza ibigendanye na social media ngo ujye kubaza umuntu w'ikarongi wihingira intoryi mu cyaro uragira inka no birazi gufata no mu isi y'abastari n'iki hari abantu hanze ngaha batari bamenya kubyaza umusaruro social media wenda habamo n'abandi ndabivuga ibi n'ibitekerezo byanjye bwite undi akarandakarire uvuga ibyo biramureba nawe aze muri comment cyangwa se azaze kuri JALAS official anyomoze n'iki ariko nanone usanga wenda nk'abamo bafite akajisho gasa nkaho gahunyeza muri no y'abastari nka Bruce Melody asa nk'afite nawe ntarareba neza afite akajisho gahunyeza nawe ari barabezamo hakaza SHADDY nawe urumva birimo atabirimo undi wari wabitangiye ariko nawe byaricanze ni sani sinzi ko byagenze n'iki
ariko abandi mu by'ukuri n'abandi bake cyane navuze bake cyane naho ngabo basa nkaho bari mu murongo wo kubyaza umusaruro social media muri nose y'abastare baracyari nka 5%. Kandi social media buriya hari abantu nemera ba Cristiano Ronaldo ndamuvuga nk'umuntu nzi ku bintu bijyanye na social media, ntago ndi umusesenguzi kumuvuga nk'umuntu wo muri siporo kuko ibintu bya siporo babizi ntabwo ari ibyanjye n'iki. Bajya nabonye inkuru iri ku kinyamakuru kiri official naza kwigusangiza nyirebye bagaragaza ko mu followers miliyoni 420 na zingaho amaze kugira harimo miliyoni zirenga 90 na zingahe yaguze followers yaguze. Ariko usanga uyu munsi ndibuka ikiganiro cyanyuze kuri The Choice Irene Mwindi habe na Philip bari gusereza Bruce Melody ati ugura aba followers b'abahinde ati se bo baguza babone iki. So usanga babigize intambara n'iki. Nimba umusore ari umugabo Bruce Melody ari rutwitsi ari munyakazi yagura aba followers ko babyaza umusaruro mumureka bagure ubashaka nanjye naze mbamuhe kandi muha aba followers bari batavaho. Ariko nanamwigisha no kubyaza umusaruro nana consultant nkaguca amafaranga ikindi abo ntibashaka kudepansa. Nimba nkubwira ngo ishyura 10,000 nkonsilite social media zawe nko kuntu wazibyaza umusaruro nawe winjire mu isi y'abantu bakora amafaranga nubwo byaba ari 5,000 ariko ubyinjize. Ariko umuntu ntashaka gutanga amafaranga ntashaka kujya gute ntago bizava mu ijungo bikwitureho. Niyo mpamvu uzasanga nka JALAS official uzahamagara nk'umustar nk'umuhanzi umukinnyi wa filime DJ n'iki n'umuhamagara mwaka ikiganiro akora imibare yibuke ko udafite radio ukorera cyangwa televiziyo iri official za televiziyo kuri murandasi agiye kuncuruza akubwire ntazava ngo ndanze azavuga ngo ndi busy hari gahunda ndimo tubishyira ubutaha bizarangira utakibonye icyo kiganiro. Nuna kibona uza profita bamutume kuri radio umutunge kamera ntuzamuzana hanga ababishoboye ni bakeya. Ngira ngo ugikurikira showbiz yo kuri wenda rwa East Africa Hollywood tuhare tuvuge iwacu bino bihugu bidukikije iyo bavuze ngo mbwira umuhanzi utwika muri Tanzania abanyarwanda 99% bavuga Diamond. Ariko uzabaze Diamond nge nagize amahirwe guhura nawe inshuro nyinshi nyangwa hari ifoto mwagiye mubona ari kuntera parufe n'iki yarebye ati mu Rwanda ndabyibuka umubaza ibibazo bikomeye ngo icyo gihe inkuru zasohotse mu binyamakuru by'i Kigali muri showbiz 99% byubakiye kubazo namubajije si ukwivuga neza rwose pe. Iyo bavuze rero Diamond iyo bavuze ngo umuhanzi utwika muri Tanzania abenshi tuvuga Diamond. Ariko uzakurikira uneke ubaze byagenze gute kugira ngo Diamond aba ari Diamond w'uyu munsi ntabwo yigeze asuzugura itangazamakuru. Wamutungaga mikoro ugiye kumaza ibibazo byawe nawe agahita yongeramo ibye agakura udukoryo. Ngira ngo ibingibi na wenda aracyari hasi ugeneje n'isi y'abastari muri Hollywood bakreatinga saga iri buvugweho kubungu bakajya bakavuga ati nge na JALAS wenda ushaka kubura umusore ura n'umukobwa bagakora gatendo n'iki bakajya icyo bita beef ziri fake beef kuri social media bakirwa barwana batongana ariko nyuma nimugoroba ntabanyamakuru hari usanga barimo barasangira amakabari. Ariko mu Rwanda gusa nyine bizagenda biza Univano ntago mbizi ariko mu gihe mu Rwanda mwarabigerageje ariko mukajya mushwana mu Rwanda ahantu mwagerageje gukora showbiz kabisa ariko mugashwana nyuma ngo warengereye urumva ugize amahirwe uri mu isabastar ugize amahirwe barakuvuga urumva barakuvuga. Ubu se ngira ngo hari ntuzajya bitangwa mixtape ya Kim Kardashian na wa mukunze bakundanye imbere ya Kanye West sex tape barangije sex tape sorry noneho barangije ngo niwe wayishyize ku karubanda ku bushake ariko uzi imbaraga ziri mu kuvugwa. Ariko tekereza nk'ubu n'ubise ura mugabo byo bihishura avuga ati biriya bintu byose mubona ni mama we nawe babikora. Gusa uriya mama we hari ahantu ntaje kumwishimira hari ikigeno nakoze mbona ko nawe ku rundi ruhande sinavangura umugoma ariko wenda azi icyo ashaka. Bajya bavuga ko hari inkuru nemo nsoma y'ikinyamakuru cyo muri Amerika bavuga ko Shimarid nyine yashakanye n'amafaranga. Ikintu cyose kibara mu mafaranga. Buriya iriya timu ya The Kardashian ari Kris Jenner n'abakobwa be n'abazukuru be na Kanye West akirimo n'ubwo yavuye muri timu kubera gutandukana na Kim Kardashian banga ntuza Selena Gomez urunuka kubera ko yashatse kumanaginga Selena Gomez aranga bituma yohereza Kendall Jenner ngo ajye gutandukanya Selena Gomez
nuriya ntuza Bieber Justin Bieber nyine reko ko babafashe bari kuryamana n'iki ariko mu by'ukuri yaramweje avuga ati genda umwizirikaho mpaka mutandukanye ko yanze kumanaginga Selena Gomez ni ukuvuga rero bareba bakreatinga saga n'iki zikavugwa ariko bagigamije gucuruza ni handi ntabwo uzabona umunyamakuru avuga ntuza umunyamakuru amaguru mu star ngo yange kuko abastari bahariye bazi akamaro k'iyi mikoro nanjye ubu ngubu namahirwe ngize kuba ntunze mikoro ngo nimba hari nk'umuntu watunze washatse gukoresha ikiganiro akanga ngendaza mbibyaza umusaruro umbaza ibyo washaka kuvuga ariko nanjye ndavuga ubuse simvuze Instagram yanjye Sibomana Kadomo Yema aka kantu ntuzagakate oya bose bagufollowing bamfollowing oya nanone kuri cyo ngicyo ngo bamfollowing amategeko ya social media avuga ko nge nizi ibintu bya social media by'imbuga nkoranyambaga afite na certificate najya kuyakisha akazi ahantu hatandukanye ni ukuvuga ngo wanabikozeho kirazira nabikoze ku Isango Star nari inshinga social media imyaka irenga 2 n'iki social media zabo zose kandi narazizamuye arabona zigejeje kirazira kikanazizwa kwirirwa ubwira abantu njye mbona abantu bakora amakosa ngo ariko ngo wambara ukamfollowinga ngo wamforo bira bintu mwisi y'abastari n'ubwamane bwa social media ntabwo byemewe ushagura n'umuntu nka JALAS ko uti bite JALAS warabuze ese waruzko nsikembe kuri Instagram yitwa gutya na gutya nubishima uzayisure ndakubwiza ukuri ko iyo ahageze akayishima akora follow utagize gute utabivuze ubwo ni same way n'aba YouTuber bavuga ngo ngoze ku subscribe nk'ubu hari umuntu yashinze channel idafite abasabu arangira agenda ashaka video ko no kuri YouTube hapo creativity kurema udushya n'iki aje afata kamera afata inzoka iri kwambukiranya umuhanda igeze hakurya ifata igikeri birarwana irakimira irangira irabyimba imba yaraturitse sinzi iyo video yamukuriye abasabu benshi kuko umuntu akora sub avuga ati umuntu akoze kino cyegeranye cyase kino kiganiro kimeze gutya ubutazazana ikindi ariko kwirirwa winginga abantu ngo wakoze subscribe ngo wambabariye none hanu wafashe telefone ayikorera ku ngufu ntabwo biri si ibyo ntaho ushobora kugera hirya ngiza nkakora unsubscribe cyane urumva ngira ngo rero ni inama za Sibomana Emmanuel ni umu social media user ariko nabifitiye certificate cyangwa se wabihuguriwemo turi kuganira nk'umukinnyi w'urunana ariko unagira icyo avuga nyine kuri saga zimaze iminsi ziriho nk'umunyamakuru rero comment yawe ni iyihe kuri saga zose ngira ngo wenda ushobora kugenda ukubita kuri buri ngingo wenda ukurikije ibintu bimaze iminsi bivugwa ubwo twagenda duhera ku ngingo runakugenda reka duhere inyuma duhere kuri Miss Rwanda wowe nicyo uyiziho ntitujye kuri Prince Kid yihariye kuko arakurikiranywe ariko Miss Rwanda ubwayo yahisiza muri ako gatebo Miss Rwanda nyizi wenda nibutse abantu ko Miss Rwanda ya mbere mu Rwanda yabayeho mu mwaka wa 1993 ibera muri Hotel Sherland ku Gisimenti ngira ngo MC yari Ryan Manzi uriya mugabo yubahwe muri industry iyo bavuze Miss Rwanda uriya muntu afite icyavuze muri industry nubwo wenda afite izina rikomeye ntajya yiremereza aca bugufi n'iki so abantu bibuke ko Miss Rwanda wa mbere yari Uwera Darira wenda nabwo nubishobora uzamuzanira abantu avuge nka Miss Rwanda wa mbere uko byameze ntago mbize naza gufasha n'iki kumushakisha wamfasha kabisa uzi ko ku bintu bijyanye n'amanimero y'abastari ndoze so tugarutse rero nyuma kuri ino generation guhera kuri Miss wa kabiri kugeza ku uyu munsi n'iki abantu baravuga havuzwe byinshi bati umuntu ajya kwa Miss Rwanda bizi abati ikamba umuntu ararigura ati gutya na gutya ikintu abantu bagomba kumenya mwise bastari abantu baravuga kandi ikindi yiri umustari abantu bagomba kukuvuga biranambabaze mbonye umuntu ari umustari akababazwa nuko bamuvuze ahubwo yakagombye kubabazwa nuko atavuzwe kuko itavuzwe urazima kandi iyo wazimye umushoramari ntabwo yakwiteza ngo aguhe publicité ngo iyo uvuzwe nabi byose ni promo nyine urumva ubuhiye wenda hari ukuvugwa nabi wenda urumva hari kwigendera Jepoli niwe wavuze ati umvuge neza cyangwa umvuge nabi byose ni promotion gusa ariko nanone nyine urumva iyo bakuvuze nabi wakoze ikintu kibi urumva ngira ngo urabizi ko hari abastari bagiye bavugwa nabi kariyeri yabo igapfa muri Amerika n'iki ugomba no kumenya ngo mu Rwanda abantu kariyeri zarangiye babavuze bite nanone ibyo bavuze kandi ari nabyo ariko kuba bakuvuga n'iki rwose n'iki bagomba kukuvuga nimba wakoze n'ibyo bidega n'iki bagomba kukuvuga ko ntabwo umunyamakuru regura umunyamakuru
kandi wowe nose ubu ngubu inkuru uri gukora turi kuganira ntabwo bajya niwe mu rugo urasangiza abanyarwanda umunyamakuru rero n'ijisho rya rubanda ukabagerera aho batabasha kugera ukabasangiza amakuru nta kuntu uzamvuga nagize success ngo ni inkoto rubure kubivuga nubwo tuziranye uzabivuga kuko niko kazi utunzwe no kuvuga nanjye ntunzwe n'umunwa urumva so ntekereza ko rero Miss Rwanda yagiye ibaho mu buryo butandukanye bamwe bati ni abantu bakomeye abandi bati ikamba bararegura ahantu nyine abantu baravuga duherenda nko kuri abatewe inda ngira ngo uraze hari wagiye muri Amerika n'iki wagiye mu Faransa ryane yarabyaye Colombe ntarabyara so ngira ngo hari n'abavuga ko batwite n'iki ariko bagomba kumenya ko uriya mukobwa bango ni Miss nawe ni umuntu nk'abandi bose nawe ni umukobwa nk'abandi bose uretse ndiyo titre afite n'iki ariko nawe agira ubushake bw'imibonano mpuzabitsina nawe yahuye n'umuhungu n'umusore natwe nabona abasore ntitworoshye iyo turi gutera imitoma umukobwa ukamwumvisha kuntu isi yose ifite mu biganza n'iki avuga ati uyu musore abaho ni umusore udasanzwe urumva nawe imitoma warayumvise y'umusaza we musaza Kid Prince Kid hari abantu nanone tugase ku bintu bya social media hari ijwi ryagiye hanze bivugwa ko ari rya Prince Kid ariko nta muntu bihagazeho kubera ko urabizi ko hano hanze hari abantu bigana amajwi y'abastari n'iki hari Julius Chita jya yigana bankosine ba Medi hari undi bigana mwana Funzi na Alphonse Muhire Munana na diplomate n'iki ntabwo uri yajwi ahantu ryaturutse hazwe twaje tubona barisharinga n'iki ariko none abantu bazi Prince Kid batirijwe nirye gusa ikintu mvuga kuri riyajwi nsa nkaho nenga mbone nk'agatotsi naho yavuze ati narakurwaniriye niko konyine nge nengamo kuba narakurwanira bivuze ngo naguhesheje nakoze ko nshobe kose uhabwa ikamba utari kwiriye ariko ibindi yavuze icyambere Prince Kid ni umuntu mukuru na muheto arengeje imyaka 18 kandi urengeje imyaka 18 wemerewe guteretwa bakagutereta ni nkuko nabatubye nabo babaterese bakatubyara n'iki nta cyaro Prince Kid yakoze kuba yenda yaramuterese ari umuyobozi ushaka wenda yaza kumubwira biriya ikamba ritaratangwa byarakumvikana ko ari kosa rikomeye cyangwa ari icyaha ariko byumvikana bisa nkaho ari mbere y'ikamba kuko yabati nzakora ibyo nshoboye byose uribone ahubwo ngira ngo yibwiraga avuga ati nibwira ko bwo ariko yibwiraga ko rirajwe ryasohotse nyuma y'ikamba niho nkubwira ngo ibya social media ntabwo ubuzi ngo mu by'ukuri rirajwe ryafashwe nande kuki yarifashe wenda nk'ibintu tuba duhagazeho wenda hari nkaho noza Mutesi Jolly Miss Rwanda 2016 avuze ati muheto uri mwiza pe ibyo tuzigiye byavugiwe n'iki nubwo ngira ngo abanyamakuru benshi batari bahawe access n'iki nyuma tukabona muheto arimo aravuga imbwirwaruhame imeze nk'iya Mutesi Jolly mu mwaka wa 2016 n'iki aho ngaho tubona ko hari ikintu kize gute kibyihishemo kitagagombye kugera gute kuba ikindi hari igitekerezo cy'umuntu nakunze sinibuka YouTube channel nacyumviseho bavuga ati Miss Rwanda bazayihe umuntu bayiha akayobora neza nuko bayiha umugabo akungirizwa n'umugore we ariko abandi bakavuga bati uwo mugore waramutse amwungirije Jean Paul gira ngo ni kuri hano Jean Paul ngira ngo ni kuri JALAS ni mwebwe muzana ibintu bisobanutse so asante ariko urumva ko mbakurikira urumva uwo mugore rero hari umuntu nabibwiye ati sha atari ngiye narwara umutima n'umukobwa atuma tubivuganira n'iki so rimwe na rimwe urumva nanone ikindi abantu bakwiye no kumenya ko nimba ari Prince Kid n'iki erega reka nkubwire ino si kuntu tumeze uyu munsi ni ngewe tujya bakunda kubikoresha umuntu yapfuye uyu munsi ni ngewe ejo ni wowe ejo bundi nuriya ino si niko imeze kandi nibyo abantu bamwe bavuga ati na Putin manda yizarangira tujye muri bino bintu rero bya Miss Rwanda ku kibazo cyabaye kuri Kid nyine urumva inzego zibishinzwe ziri kubikurikirana zirebe ukuri n'iki buriya ngira ngo dosiye yashikirijwe ubushinjacyaha gisenga ngo no kuburana no kumurega no kumushinja ibyo akurikiranyweho risiko bimeze ariko nanone tugiye mu buzima busanzwe Kid ni umugabo ndavuga ni umusore nkatwe twese n'iki ariko ameze nkatwe twese JALAS waterura JALAS akugutereka hagati y'abari abakobwa nawe udukurikira umugabo bakagutereka hagati y'abari abakobwa baba Miss bafite ijambo ndakubwiza ukuri twese twambaye umubiri bavuga ko umubiri w'umusore ari amavuta umubiri w'umukobwa ari umuriro iyo amavuta yafashwe yashyira ku mbabura arayenga uhagushyira hagati y'abari abakobwa bose baza bagukeza ndakubwiza ukuri ko
nubwo turi guseka Kid niwe nyine wafashwe n'ukurikiranywe hari wenda ibyaha bitaramuhama kuko ubundi bavuga ko icyaha cyahamye umuntu ari inkoza bimuhamije uyu munsi aracyari umwere ariko kuko bitari byamuhama reka turimo turiganirira kandi nyine iyo ibintu byagiye hanze tugomba kubivugaho tukabisesengura ariko ndakubwiza ukuri ko hari ahantu abagabo barusimbuka n'imbarwa 98% bashaka kutarusimbuka ahubwo ushaka gusanga ngira ngo kuva Miss Rwanda ya mbere hajya 2009 ni wari uyiyoboye uravuga nyuma ya jenoside Kid yatangiye ryana kuri yatangiye 2016 Kid 2014 ushaka gusanga ahubwo twebwe twuhaye kumutera amabuye n'imijugujugu mu kwenda hari byakurikiranyweho ntitwabyinjiramo ahubwo usanga niba ari 2014 uyu munsi ni 2022 ngo n'imyaka 8 naho yari amabuye kubera ko ushaka gusanga uhashyize nk'umusore wenda tumwite X ashaka kumara amezi 3 akareba umukobwa aratambutse ndatambuka ndisengereramo umwe cyase yanabikora bigata bimujabukana bigata bijya hanze so twambaye umubiri niki uyu munsi nuriya ejo nuri ejo ninge niki guseka no kugurizanya kandi ngo aho umugabo agoye ngo ndarenza aho twatsi niki nta wabitinya kubivuga twese turi abantu niki kugufata uri umusore niki geragezo yahuye nacyo niki geragezo nzi abakobwa nako abagabo batakwihanganira kugisimbuka nyine ni wandi wageze ku musaraba none se nimba reka ntange nk'urugero nimba umubosi ufite igipangu cy'akataraboneka niki afite umukobwa umugore w'icyuki w'ikizungerezi arenga umugore akajya kuryamana n'umukozi wo mu rugo babana mu nzu ikibazo none ni wa mukozi mu rugo kandi wenda uzi ko abakozi mu Rwanda bafite izina bavuga ko risuzuguritse kandi baradufasha mubafasha mu mirimo ya buri munsi none baze nimba afite icyo cyubahiro afite n'izina rikomeye yarangiza akajya nkanjye ubwanjye ahantu nigeze nakoraga TV10 hano nigeze gukora inkuru ntari buvuga izina mu kuhubahisha ariko nateje ijisho imbere mbona gentleman nyine wandi bitaba boss ari kuri machine ariko ari yigereje umukobwa abandi bakora amasuku hari amakampani afite abantu bakora amasuku bambaye abakirina bambaye amataburiya y'icyatsi ubururu yamwegerere umva reko nebe y'amapine niki isa nk'igihe hejuru undi nawe yamufashe mu rubavu gutya niki ari gukarakora mu gatuza niki sana ko ndeba hakomeye nukuvuga ngo reka nkubwire turi abantu nuko wenda ari kwidenda wafashwe cyase agize gute ariko reka nkubwire nuko wenda ega buri abantu baba tarafatwa suko nta byaha byabaye ibyaha bihora biba abana barasambanywa niki iyo bigeze kwihoterwa rikorerwa abana niki ho noneho ni ikindi kibazo ndavuga mu ruhando mpuzamahanga niki abana bahohoterwa mu buryo bwabo bugendanye na sexual harassment kugenda n'igitsina abavunishwa ndavuga no nko mwisi ko nk'ubushakashatsi bugaragaza ko abana nibura ibihumbi 40 bakoreshwa imirimo ivunanye mu gucukura mu birombe by'amabuye y'agaciro aho ni nko muri Kongo ngo muri buri gihugu busanga hakiri ikibazo cy'abana ngira ngo n'uyu munsi kimwe mu bintu bereye umutwaro Rwanda harimo ikibazo cy'abana harimo ikibazo cy'abana b'abakobwa baterwa inda harimo ikibazo cyo mu muryango niki uyu munsi buriya hakina abantu birengagiza twese uyu munsi amaso tuyihanze kuri Kid n'aba Miss ngira ngo uyu ikibazo cyarenze urwego rw'u Rwanda kiriye mu ruhando mpuzamahanga ariko buriya uyu munsi sindeba ikibazo muri barabakobwa kuko abakobwa nyine nose igiti cyavuka wagisaba kwera amapera igiti cy'amapera wagisaba kwera amacunga Yesu yabwiye abigishwa yego Yesu yabwiye abigishwa ngo muzabamenyera ku mbuto bera ngo igiti cyose cyera imbuto zacyo nukuvuga aba bana b'abakobwa batanga happiness niki ngira ngo wenda nuko turi kuvuga kuri Miss Rwanda hari abari ku gisimenti habari hirya no hino nuhangu ikibazo cy'umuryango nyarwanda ni ikibazo gikomeye cyane kandi nukuvuga ngo abantu umugabo n'umugore barazinduka bajya gushaka amafaranga minerivare z'abana ubuzima burushaho guhenda niki umwana akarerwa na televiziyo umwana akarerwa n'umukozi wo mu rugo ibi ndabivuga nk'umuntu waganira n'abantu bafite experience mu bintu by'urushako nabatume mu bigano bitandukanye niki abana bafite ibibazo mu ngo muri zino ngo zacu nasongeza ngo hari zini ngo ni zino ngo ubona ziri muri Kigali ari ibipangu by'abakire ari iby'aboroheje niki hari ibibazo mirigende n'umuryango umugabo arara mu cyumba cy'umugore akarara mu cyumba cye wabatumira mu bukwe bakaza baseka ariko bagenda bagacagagurana niki umugabo yava mu rugo akagenda agahura n'umukobwa hanze niki ni ibibazo bikomeye cyane nibabona ari ikibazo cya Miss Rwanda nta uriya mukobwa ararengana yatanze ibyo yahawe yatamitswe uburyo bamutamitse niki hari ikintu nangiye kurenzaho niki ariko sorry ariko nukuvuga ngo uriya mukobwa bava ngo batanga happiness ese wowe mubyeyi uriya wabari abakobwa buri muntu agenda yiyumva nabizi uyu munsi turi kuvuga views ziri gutangwa comment abatukana abagira gute ariko tekerezaga mu mutima w'umubyeyi ufite umukobwa witabiriye Miss Rwanda ibaze
kumva uvuga uti umukobwa wanje narinze ko waza umukobwa jana n'iki none ibyo bari kuvuga umukobwa wanje nawe ntibyageze byanze kunze nawe bibaze uri uwo mwana ariko nanone tunashimire Muheto nimba koko bira bintu yaremeye guhakana koko urumva akabati Muheto mpagaze bita binyereka ko tugifite bandabaga nubwo ari bakeya ariko nanone tunashimira afande ngira ngo papa we n'umupolisi mu ntara y'amajyaruguru tunamushimire ko yareze neza nimba afite na mama we rwose uriya muryango tuwushimire kubera ko bigaragara ko tugifite abakobwa bemera kuvuga no bemera kuvuga ngo no yes kabari yes mu gihe cyayo no ikaba ari no ahubwo abasore barambagiza rwose uriya bafite gahunda yo kubaka pana babandi bagenda bafata bari umusore ufite gahunda dore umukobwa ahubwo uriya navuga ngo niwe Miss Rwanda uri official buriya kamubwira kuri iyi ngingo niwemera akavuga yes ndabiguha agatinyuka akavuga no uzi n'ukuntu social media ziri hanze ngaho duhora tubona abantu bafite ubukire kuri social media tukifuza kumera nkabo ariko muri ibyo bintu byose agatinyuka kuvuga no uramukobwa ni intwari ahubwo abasore murareba hehe ariko navuga abasore bafite gahunda yo kubaka pana y'abasore bagenda gukinisha imitima y'abakobwa ntabwo ari bo mvuga ko ari bo benshi nicyo kibazo nyine birasaba ariko nanone hari igihe ujye ubona ese ubona ari iki gituma abasore batinya kubaka muri iki gihe hari akantu nawe bajya babikubaza bagakora ikiganiro cyitwa mutima w'urugo nukuvuga ngo impamvu ituma abasore ubwo nuvuga abasore ni kimwe n'abakobwa uretse ko ndibanda ku basore kubera ko abasore nibo batera intambwe ya mbere impamvu abasore batitabira ibyo gushaka nubundi kugusubiza ndagusubiza mu buryo buziguye butaziguye bira bintu sinjya menya kubitandukanye reka mvuge mu buryo ni direct indirect nongo impamvu abasore batitabira gushaka si turi hano muri restaurant birahangana n'impamvu umuntu watetse adashaka kurya umuntu watetse yajabuye yumvise ko umuntu yakoze yagize gute abandi bajya ku meza urasanga arya atabishaka nuko yariye abasore hanze ahangaha bararongora tubivuga amazina yabyo bararongora abandese ni abakobwa ni bashiki bacu abo bose birirwa ku gisimenti birirwa batanga happiness n'iki aba famille umuryango nyarwanda barangaye barashaka ubuzima kandi kuko birumvikana n'iki barajya gushakisha amafaranga ntabwo byoroshye ubuzima barenda buhenda ariko se uwo mukobwa wagahawe za mpanuro hari umuntu dukurikira avanga ngo njye ntibindeba ngo njye mfite abahungu ufite abahungu umuhungu wawe umunsi yateye inda urumva ujya wumva Patrick murana kuntu yatenda na Peter agatenda ubu ngubu twarabewe nyiri umwana nango wowe ushaka kuvuga ngo njye mfite ngo abasore ngo njye sitaho ko byo ntibindeba ngo byamisirwana ntibindeba igi umunsi umwana wawe yateye inda umwana w'umumineri niwe uzamenya ko ibyo navugaga ari ingirakamaro uyu ni umwanya wo kwisuzuma mbivuze mu buryo bwanjye mbivuze ibyo ni ibitekerezo byanjye bwite kandi mu Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko gitanga ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo by'umuntu ku giti cye ushaka kunyomoza nawe azaze abivuge gusa iki kibazo byo cyacika nuko hari siroga ntabwo nahita siroga ni imvugo polisi y'u Rwanda ikunda gukoresha ngo buri muntu habe ijisho rya mugenzi we ariko se ni none iyo mvugo nituyikoresha mu muryango nyarwanda bizakunda uyu munsi umubyeyi X aramutse asanze umwana akosa wundi umubyeyi akamunyuza akanyafu aho umubyeyi w'uwo mwana ntiyamuruhukiriza kuri ribu nanone turebe rimwe na rimwe hari ibibazo duterwa n'isi iri hanze ahangaha hari n'ibyo twitera so haracyarimo ibibazo mu muryango nyarwanda ariko birasaba ko ikibazo cy'umuryango gihagurukirwa n'umuntu uwo ari we wese ngira ngo ni ikintu cyumvikana dusoza rero nk'umunyamakuru mu mboni zawe ukimara kubona rero atangazo nagiye mbikubaza nk'umuntu ukinana na Bamporiki ariko uri n'umunyamakuru ugomba kugira n'indi angle bikarenga kuba mukinana ukimara kubona itangazo rihagarika riturutse ku mukuru w'igihugu rihagarika umuntu muziranye uzi niki cyakuje mu mutwe urumva byanze bikunze hari saga cyangwa se trend story yayimaze iminsi trendinga ya Miss Rwanda hakurikiyeho ya Bamporiki nk'umuntu dukorana mu runana nka Kideo mu runana nanjye nka Patrick mu runana byanze bikunze nabibonye abantu bakirira urapapuro rw'umuhondo kwa minisitiri w'intebe ku biro bya minisitiri w'intebe bitarasohoka mbona abantu babivuga mu marenga bamwe bati bigeze kuri 55 bamwe bati nibivugwa kuri social media bamwe bati nibifi binini abandi bati ibintu havuzwe byinshi kuri social media ariko byanze kunze none natangiye kubyumva nyine ko yaba ari we
hamwe n'abandi bantu batarashyirwa hanze n'icyase baba bashyizwe hanze bitewe n'igihe bagiriye hanze urumva kameme urumva nk'umuntu mukuru mukorana iyo inkuru isohotse hari ukuntu mu mutima ubabara hari ukuntu wibaza ibintu byinshi ugahita wibaza yenda nimba ari nk'udusene mwari kuzakinana mu gihe kiri imbere n'iki ugahita nyine urumva wibaza ibibazo byinshi ariko nanone ino si niko imeze kandi ikindi uko izi nkuru zikurikiranye ari za misirwa n'iza Honorable Bamporiki ziratandukanye kuko iza Prince Kid na Miss Rwanda higanje ibintu bya social media tudafite evidence ariko nk'iyi ngiyo dufite evidence kubera ko yaturutse ahantu hizewe n'iki mu hantu hari official urumva ubwo ngubwo icyaba gisigaye ni ukwemera ko byabaye ariko nanone ntiyapfuye aracyariho ni muzima n'iki kandi kuba yenda yahagaritswe ntekereza ko ngira ngo RIB yanatangaje ko afungiye ari iwe mu rugo arindishijwe ijoro nyine ntiyemere kuva mu rugo kugeza igihe nyine ibyo akurikiranyweho yenda abisobanuwe ikindi n'ubwo wenda habaho kumufunga cyangwa se kumuha ikindi gihano runaka leta n'umubyeyi twese turabana mu buryo butandukanye mu buryo cyangwa se ubundi nk'uko n'ubundi uzasanga nukora inkuru idacukumna ko itari balance n'iki uzahamagara ukabisobanura n'iki twese leta n'umubyeyi kandi ga leta ese ugira ngo leta yagukurikirana cyangwa se yagufunga ikurenganyije ntabwo leta yabyishimira ntekereza ko rero nuvuye ino case twayiharira inzego zibishinzwe gusa buri muntu akitwararika buri muntu wese akagenda nyine akareba ubuzima bwe n'iki tukameninga business zacu abazungu ngo mind your business tukita ku bitureba tukirinda amakosa gusa nyine turi mu isi nanone yuzuyemo ibigeragezo byinshi cyane n'iki buri muntu wese agacunga izamu rye yes mbonye ikinyarwanda cyiza buri muntu wese acunga izamu rye n'iki kuko baravuga ngo inkoni ikubise mu kibuye irenze urugo nimba hari umutego runaka haguyemo tugerageze kwirinda ko natwe tutazawugwamo kubera ko ngira ngo hari ikiganiro Madame Ingabire Marie Macre wa Transparency International Rwanda yatanze nyangwe akunda kwigarukaho cyane agaragaza abakunda kugena n'ihoterwa rikorerwa mu ngo n'irikorerwa abana nge nigeze no kumusura mu rugo abimbwira ati ubu ngubu ikibazo gikomeye hanze ahangaha abantu bari bamenyera ihohoterwa gikorerwa mu ngo hagati y'abagabo n'abagore rikomeretsa umugabo yakubise umugore yakubise umugabo hari n'uwamwishe ngo bateraho imboga ubu ngubu rero tuvugana ihohoterwa rikomeye cyane rinagoye n'inzego zishinzwe guhana ni ihohoterwa riri emotionnel ry'amarangamutima n'iki ngira ngo niko Madame Ingabire Marie Macre yabwisango sarwa n'amusoye we mu rugo Kicukiro ihohoterwa ryateye benshi bikomere ushobora kuba twavugaho tukaritindaho wenda tuzafata umwanya wo kubigarukaho ni hano uzabona Sibomana nambaye neza n'iki ngira ngo bajya bavuga bati kuri social media hari amafoto meza ari smart ariko imitima irashenjaguritse n'iki hagiye utekereza mama wawe yarakwihakanye papa wawe yazanye undi mugore akuvana mu ishuri imiryango yarakwanze agasamba bagusigiye n'iki ushatse umukobwa ati mumaze kubana ati tubigabane ushatse umugabo n'abagabo nanone bahemukira abagore ugasanga rero n'ibiki abandi bagabo bakavuga ati tujya kuri RIB nk'umugabo wahohotewe ibintu byinshi cyane ati ni byinshi bivugwa hari nk'ikibazo baravuga ati ihame ry'uburinganire ryakiriwe nabi hari itegeko ryaje guhana abagabo ntirihana abagore n'iki ku bintu bigendanye n'ihohoterwa bati umugabo arajya kuri RIB ati ntarenganurwe ati abagabo turababaye ariko wagana n'umugore nawe ati urababaye ngira ngo ujyana ku macano menshi hanze ngaha abagore bararira abagabo bo bararira n'iki uhita ubona ko harimo ibibazo n'iki ariko niyo mvuga ngo buri muntu acunga izamu rye ikindi basore bakobwa byose bihera kuri twebwe abasore n'abakobwa tubinyangamugaye mu rukundo nimba JALAS ukunda umukobwa umwe mukunde nawe agukunde wirire kumuca inyuma nawe yirinde kuguca inyuma kuko birababaza birebye uburyo imibonano mpuzabitsina ikisobanuye umuntu muhura mwese mwambaye ubusa kumva umugore wawe mukorana ibyo bintu umugabo wawe yagiye kubikorana n'undi muntu harabiyahura harabagira gute nyamuneka ntazibana neza komanya amahembe ushaka guhemuka buryo cyangwa ubundi turi abantu ntituri mwishutira mu isi ariko ikintu cyo guca inyuma abantu bakireke ko birababaza birashengura umutima birababaza bareke gucana inyuma ariko nanone urukundo ni nk'indabo zihora zivomererwa n'iki hari umuntu wumva ko yakunze umuntu nk'unkange hari umukobwa wanyibwiriye ati Sibomana ndabizi uriya musore hari umusore avuga ndabizi arankunda ariko nta kintu afite ngo azasanga wundi ufite ibintu
ariko gusanga umuntu ufite ibintu siko kubigiramo umunezero uzabigiramo agahinda hanze nk'abantu bafite imitungo bafite ibintu byose ariko barara bipfumbase barenda kwicara barenda gufatana mu mashati abantu barababaye byakumara iki se kuba waba ushatse umugabo cyangwa se umugore ufite imitungo ariko ukabiburamo amahoro afasari washaka sibomana ufite ibisanzwe ntimuzaburara ntimuzaburira iyo mvange n'akawunga n'umuceri ariko mubane neza bajya bavuga bati imboga zirimo amahoro ziruta inyama zirimo amarira cyane rwose ngira ngo umuntu bita Apotre Gitwaza yigeze kwigisha muri Zion Temple icyo kiganiro nagikurikiye kiri kuri YouTube agaragaza ku kintu gene no gucana inyuma bavuga ati mwabagabo mwe mwabagore mwe mucana inyuma muciye inyuma abo mwashakanye ati imibonano mpuzabitsina umugabo yakoranye n'umugore ubyibushye ni kimwe n'iy'umugore unanutse ni kimwe n'iy'umuzungu ni kimwe n'iy'umukene n'iki abigeranya n'ibiryo byo mu bakire n'ibyo mu bakene umukene yiyakiriye ubugari bwe n'agasosi k'injanga n'udushyimbo n'inyanya n'iki ati cyane no kushira peti ati mwabagabo mwagore mwe mureke guca inyuma abo mwashakanye kubera ko birababaza kuko biragenda bikagera no mu nsengero n'iki usanga umuntu umusenga muvuga mu izina rya Yesu ariko mwagera hariya akaguca inyuma kundi mukozi w'Imana ibyo byagiye biba hanze ahangaha n'iki yego harimo n'ababivanga hari abantu biyisa ba Apotre njya mbona hanze kuri YouTube bamamaye hari abantu bimitswe undi izina Apotre na Bishop na Pastor biri urabyimikirwa ukabyimikirwa none babisigiye amavuta ariko hari abantu bimitswe na za YouTube ziri hanze ngo umuntu ngo Apotre runaka ngo Bishop runaka ariko abeshi mbona ni ba Apotre uzi nk'abande nta muntu mvuze ariko hari umwapotere umwe nzi hari umwe ko agiye kuzampa ikiganiro ariko reka nabivuge uwo muntu ari muri Kenya ubwo umwapotere yiyumvise ariko umuntu uri muri Kenya ni umunyarwanda wo muri Kenya yarambwiye ati nzagukiganira tukikore kuri Instagram live nkwereke kuntu umwapotere abeshya abantu kuntu ari umukozi w'Imana ariko atubura kuntu yaje agatubura abantu muri Kenya ndimo muteta ngo azakime kuri live nzagisevinga Instagram nene sibomana kadomoyema nzagisevinga abantu bazakibona uwo muntu ngira ngo niwe mwapotre wimitswe na YouTube hanze ahangaha ariko ubundi ntagira urusengero ndetse n'ikimenyimenyi uwo mwapotre ntabwo azigera undi abandi bapaseri yabaje bati bagatanga ijambo ry'Imana online kuri internet ariko bati mu ku cyumweru duteranira hana uwo mwapotre ntabwo azigera kubera hana sengera ubundi asengera he uwo ni wende na Apotre muramuzi wamaye kuri YouTube hazashya nigeze mwakiraho mu nakiri nigeze mwakiraho ngira ngo iyo bavuze mubona hostinze mu bantu bose nibujye nsura nigeze mu hostingaho ntabwo ndakurikira cyane ariko ngira ngo niwe mwapotre uzenguruka ama YouTube menshi muri iki gihugu ndi hafi gufata inshinga z'ibintu kumuvuga oya niba kazagusesengura wabaye umusesenguzi uzi impamvu ashobora kumbangamira yakumva muvuze gatavuga ati nyamureka icyo kiganiro ntuzagitambutse kandi nanjye mba nkeneye aba views kuri YouTube yanjye uzi ko nagize miliyoni urumva ye niyo yazagira miliyoni 2 n'iki ashobora ati nyamureka icyo kiganiro ntuzagitambuza ariko nanjye ndimo ndatereta uwo muntu uri muri Kenya nyamuneka ngo yitegure abohokamo ikiganiro uzasibe kumubeshyera avuga ibiririyo bifite evidence n'iki ni umunyarwanda uvuga ikinyarwanda avuga ukuntu umwapotre yagiye kudusebya muri Kenya ubwo yimenye ndashaka kuzahatwika agashya reka dusoreza aho tuzangira gutumira Sibomana Emmanuel tugiye kuganira n'ubundi ku bintu bijyanye n'ibi ngibi tuganiriyeho ariko tuninjiramo wumvise ko hari ikintu twakomoza kijyanye n'ibikomere biri mu miryango ariko abantu benshi badakunze kuganira ibi byose ni ibiganirwa kugira ngo umuntu yubake societe nyarwanda kandi birusheho kugenda neza Sibomana Emmanuel ndagushimiye namwe ndabashimiye Imana ibahumugisha